If you do heroic actions, you will be remembered many times. But if you write a book, you will live eternally. Bati nukora ibikorwa by'ubutwari uzibukwa kenshi, ngo ariko niwandika igitabo uzabaho iteka ryose. Ibi tumaze kuvuga haruguru bidashidikanywaho twavuga ko byari mu ntekerezo z'umugabo w'intwari ikomeye mu Rwanda, Major General Fred Gisa Rwigema. Muri miliyoni zikabakaba 15 zituye u Rwanda kano kanya 2022, benshi n'umugabo turamuzi ndetse ubutwari bwe turabuzi. Nta wakwibagirwa ubutwari yagaragaje mu kubohora u Rwanda mu mwaka w'1990 ubwo yarewe ingabo za RPF, Rwanda Patriotic Front. Yitaba Imana ku munsi wa kabiri ku itariki 2 umwaka w'1990 hari mu kwezi kwa 10. Buri ya mbere Gashyantare u Rwanda twese twibuka intwari z'u Rwanda harimo na Fred Gisa Rwigema. Gusa kano kanya twe tugiye kurebera hamwe by'igitabo bivuga ko yari kwandika yataza kwitaba Imana. Mbere na mbere nagusaba gukora subscribe kuri wowe utarayikora, Amabanga Official, kandi ukabyandika mu nyajwi nkuru. Ni YouTube izajya kugezaho amabanga agiye atandukanye, amateka y'aba stars ndetse n'amateka y'abikomerezwa bikomeye, abanyapolitiki, abahanzi, abakinnyi ba filime ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Mu mwaka w'1957 itariki 10 ukwezi kwa 4, ubu byari byarapanzwe ko tuzaba turi kumuvugaho kano kanya turi kumuvugaho, nibwo yabonye izuba. Ababyeyi be bamwise Rwigema Gisa Fred. Mu mwaka w'1959 we n'umuryango we kimwe n'indi miryango barahunze bava mu Rwanda. Ni mu gihe abatutsi muri icyo gihe bakorerwaga ubugome, aho bamwe batwikiwe amazu no kwangirizwa imitungo. Icyo gihe hari n'abahasize ubuzima. Fred Gisa Rwigema yahungiye muri Uganda, aho yakuranye amatwara y'ubutwari bukomeye cyane. Ubu ruri muri mino video yacu nakubwira ko Rwigema atabaye intwari mu Rwanda gusa. Uganda byo hakoreye biravugwa cyane ndetse bivugwa na benshi cyane. Ibitabo n'inkuru zigiye zitandukanye byaranditswe ku bwinshi kuno mugabo. Kugira ngo byumve neza, umugabo w'umugande Kadogo Christopher Robega warwananye na Fred Gisa Rwigema muri National Resistance Army. Izi zikaba ari ingabo za Uganda Rwigema yarwanyemo cyane, azifasha cyane mu mirwano itandukanye. Uyu mugabo aganira na The East African ku ya 27 Kamena umwaka w'1996 yavuze ukuntu Fred Gisa Rwigema yigeze kubatabara ubwo bari baguye muri ambush ya Idi Amin Dada. Kubatazi Idi Amin Dada, uyu ni umunyagitugu ukomeye cyane wari uhanganye n'izi ngabo za National Resistance Army, akaba yarayoboye Uganda mu icyo gihe. Fred Gisa Rwigema icyo gihe yarwanaga muri National Resistance Army, ingabo zari zihanganye n'iza Idi Amin Dada. Uno mugabo Christopher Robega aganira na The East African yavuze ko hari igihe rimwe bigeze kubura abagabo bagera kuri 300 abasirikari babo bahashiriye. Fred Gisa Rwigema bidatinze ngo yaraje arabatabara abakura mu gaco k'umwanzi. Abasirikari benshi barwanye n'uno mugabo Fred Gisa Rwigema, hari abavuga ko bamwise James Bond bitewe n'imirwanire ye yaziraga gutinya, ngo yarwanaga cyane kandi akakira umurava mwinshi cyane. Twinjiye neza mu gitabo twavuze haruguru, tunagendeye ku nkuru y'ikinyamakuru Weekly Topic cyo muri Uganda. Umunyamakuru w'iki kinyamakuru Ocean Kevin Ariro yanditse inkuru ivuga ku iki gitabo. Inkuru yanditse ku wa 4 Ukwakira umwaka w'1991. Uyu munyamakuru yanditse ko Rwigema yavuganye na Rwigema mu mwaka w'1990 ngo hari nyuma y'umukino wari wahuje Villa na KCC kuri na Kivubo Stadium. Uyu munyamakuru ngo yavuganye na Fred Gisa Rwigema mbere y'uko we n'abandi basirikare ba RPF baza mu Rwanda kubohora u Rwanda. Muri kino kiganiro ngo niho ibanga Rwigema yari afitanye byo kwandika igitabo yarimennye. Ngo mbere na mbere Rwigema yabanje kwanga kuvugana n'uno munyamakuru, ariko nyuma aza kwemera kuvugana n'uno munyamakuru. Ngo Rwigema yabwiye no munyamakuru ko ashaka kuva mu gisirikare cya NRA, National Resistance Army. Iki kikaba cyari gisirikare cyari gihanganye n'ingabo za Idi Amin Dada. Rwigema yaragize ati, ndashaka kuva mu buzima bwo mu majyaruguru nkajya Kampala ngasaba ko nataha iwacu. Umunyamakuru yese amubaza ati, ese ubwo numara gutaha hazakurikiraho iki?
Nyuma Rwigema yahise amusubiza ati ndashaka kubaho njyenyine hamwe n'umugore wanjye n'umwana wanjye, ikintu nshaka gukora ni ukwandika igitabo. Ngo Rwigema yifuzaga kwandika igitabo kivuga ku mateka ye, ubuzima yanyuzemo bushaririye ndetse n'ibindi yagiye anyuramo mu buzima bwe. Uyu munyamakuru kandi yongeye kumubaza byinshi ku byaba birambuye kuri iki gitabo, maze Rwigema amusubiza ko apanga kuza mu Rwanda kubohora u Rwanda rwamubyaye, ngo ubundi yagera i Kigali akandika igitabo. Igitabo cyari kuba kivuga ku mateka yanyuzemo ndetse n'ubuzima bushaririye yagiye anyuramo. Ku itariki ya 2 ukwezi kwa 10 umwaka w'1990, inzozi za Rwigema ntizabaye impamo kuko yitabye Imana kuri uwo munsi atanditse igitabo yifuzaga kwandika. Iyo acyandika bamenya ko benshi mu Banyarwanda twari kugura kopi zacyo ku bwinshi. Ntawe wakwibagirwa uburyo we na nyakubahwa Paul Kagame hari byinshi bakoze mu kugira tube turaho turi nk'Abanyarwanda. Hari aho badukuye, hari naho navuga ko babohoye u Rwanda mu buryo bukomeye cyane. Ubu yasize abana 2, Tita Gisa Rwigema, Eric Gisa Rwigema, ashyinguye mu irimba rya Remera i Kigali. Ishimwe kuri wowe wabanye natwe, komeza kuri subscribe kuri YouTube channel yacu Amabanga Official. Nje nitwa Daisy, ciao ciao.